Amaraso yawe mukiza niyo yoza ibyaha twakoze, yaviriye ku musaraba ubwo wapfaga mwami Yesu, nari uwo gucirwa witeka, kuko ntari mbashije kwizera, mwami nyogesha ayo maraso kugira ngo ntunganire Imana, nyeza nk'urubura, nyeza nk'urubura, nyogesha amaraso wavuye kugira ngo ntunganire Imana. Yesu ubwo wambikwaga wabakujyana ku musaraba, wihanganiye imibabaro ubwo wakubitwaga inguma, iryo riba niryo nkeneye, niryo ribasha kunyeza, mwami nyogesha ayo maraso kugira ngo ntunganire Imana, nyeza nk'urubura, nyeza nk'urubura, nyogesha amaraso wavuye kugira ngo ntunganire Imana, ntabwo ngutunganiye mfite intege nke mu mutima, ndakubona ntese mukiza, nanjye ngo mbabarirwe ibyaha, ku musaraba wawe Yesu, nizeye ko ariho nakirira, mwami nyogesha yo maraso kugira ngo ntunganire Imana, nyeza nk'urubura, nyeza nk'urubura, nyogesha amaraso wavuye kugira ngo ntunganire Imana, mwami ndaje mbe hafi yawe kugira ngo ujye uhora undinda, umbohore buri mugozi, untunganirize umutima, negera umusaraba wawe, mpore muri wo kugeza gupfa, mwami nyogesha yo maraso kugira ngo ntunganire Imana, nyeza nk'urubura,
nyeza nk'urubura, nyogesha amaraso wavuye kugira ngo ntunganire Imana, nyeza nk'urubura, nyeza nk'urubura, nyogesha amaraso wavuye kugira ngo ntunganire Imana, nyeza nk'urubura, nyeza nk'urubura, nyogesha amaraso wavuye kugira ngo ntunganire Imana. Amena. Kuri iyi ndi nshuro cyangwa se kuri uyu mwanya wundi w'ishengesho, tubanje kwegereza Imana kugira ngo itweze kandi tumere nk'urubura. Niyo yonyine yabishobora, dukurikije uko mwene muntu, urugendo rwa mwene muntu, gucumura kwe, ko kamere ye yugarijwe n'ibyaha, Imana niyo yatweza. Ingingo rero uyu munsi iragira iti kwitanga n'urwibutso. Ahantu h'urwibutso yubakiraho igicaniro aho Uwiteka yamubonekereye. Intangiriro igice cya 12 umurongo wa 7. Kwitanga n'urwibutso muri Bibiliya, igicaniro gisobanura iteka ahantu ho kwiyegurira Imana, n'urwibutso ni ikimenyetso gikomeye gihuza umuntu n'Imana. Ni kimwe mu byemeza guhimbaza Imana y'ukuri. Ibicaniro akenshi byubakwaga mu kwibuka cyangwa kwizihiza imirimo y'Imana yagize uruhare rukomeye ku buzima bw'abantu. Iyo Imana yakoraga ibitangaza cyangwa ibikorwa bikomeye, abantu bakorerwaga ibyo bitangaza ntibifuza kubyibagirwa. Rero bubakaga ibicaniro ahantu h'urwibutso, babyubakaga aho baboneye ibitangaza by'Imana. Igihe Imana yabwiraga Aburahamu n'Intangiriro igice cya 12 umurongo wa 7 ko izaha igihugu cya Kanani urubyaro rwe, Aburahamu yubatse igicaniro aho yaherewe ayo masezerano. Uko guhura n'Imana kwe kwari igitangaza. Muri uwo mwanya Imana yasezeranije Aburahamu ko izamuha ibirenze kure ikintu gisanzwe cyo mu buzima bwe, kandi ikagira urubyaro rwe ubwoko bukomeye. Igihe Isaka yari kuzerera mu butayu bw'Igerari kandi ari kurwanira amazi y'iriba n'abaturage, Imana yaramubonekeye maze iramubwira iti, ndi Imana ya so Aburahamu, ntutinye kuko uri kumwe nanjye, kandi nzaguha umugisha ngwize urubyaro rwawe ngiriye umugaragu wanjye Aburahamu. Itangiriro igice cya 26 umurongo wa 24. Isaka yazirikanye uko guhura n'Imana maze yubaka igicaniro aho yahuriye n'Imana. Kubera ko guhura n'Imana byari igitangaza, Imana yari yahinduye ubuzima bwa Isaka kugira ngo ihamirize isezerano yagiranye na se wa Isaka ryari rimaze guhinduka irya Isaka. Yakobo umwana wa Isaka yatembereye ahantu hitwa Beteli, n'itangiriro igice cya 35 umurongo wa 3, maze yubaka igicaniro mu cyubahiro cy'Imana iyo yamubonekeye igihe yahungaga Esawu. Kubera ko uko guhura n'Imana byamubereye igitangaza, yahubatse igicaniro. Sinshamarenga muri kuyumva. Wowe ni iki kikwibutsa ibyo Imana yagukoreye? Ubyibazaho iki? Umunyabwoba Gideyoni yaratunguwe ubwo Imana yamundikiraga mu mahoro, maze imuhamagarira kuyobora ubwoko bwayo ku ntsinzi. Gideyoni yaranezerewe ku buryo yahise yubaka igicaniro aho hantu, maze ahita Yehova Shalomu. Abacamanza igice cya 6 umurongo wa 24. Kubera yuko ngo kubonekirwa n'Imana kwari kuzuye amahoro. Ntukibagirwe mu gihe benshi babona imirimo y'Imana ikomeye mu buzima bwabo nk'ibintu bisanzwe cyangwa amahirwe,
abandi babona ibyo Imana ikora maze bagahitamo kubizikana no kubihoza ku mutima n'imbaraga zabo zose. Kandi hariho inyungu muri ibyo bikorwa. Abagenzi b'ahazaza mu rugendo rwabo bahabwa imigisha n'ibicaniro byubatswe n'abizera. Aburahamu yaduhaye urugero rwiza. Ubuzima bwe bwari bwo gusenga. Aho yashingaga ihema rye hose, hafi aho habaga hari igicaniro. Yahamagariraga abo mu ihema rye bose kuza gutamba igitambo cya mu gitondo n'icya nimugoroba. Iyo yimuraga ihema rye, igicaniro cyagumagaho. Abanyakanani babonaga amabwiriza aturutse kuri Aburahamu, kandi igihe cyose hari uwabaga aje ku gicaniro, yasengeraga Imana y'ukuri. Ni iyihe migisha iva mu ijuru ushaka kwibuka mu bihe bizaza? Ese ni ikihe gicaniro ushaka kubakira Imana uyu munsi? Reka tuganire n'Imana. Igihe cyo gusenga, fata iminota yo gusenga ushoboye, maze itangiye cya 12:17 kubaka igicaniro, maze nawe yubakira igicaniro Imana yari imaze kumubonekera. Yubatse igicaniro. Mana, kuri uyu munsi ndashaka kwibuka ibyo wankoreye mu buzima bwanjye, uko wangobotse ubwo nari mu nzira mbi maze urantabara. Ndashaka kwibuka ndetse no guhimbaza ubuntu bwawe ungirira. Ndibuka ubuntu bwawe ndetse nguhaye ubuzima bwanjye nk'ingurane y'ibyo wankoreye. Amena. Acyubakira Imana. Mana nziza, ni wowe wenyine ukwiriye ishimwe ryacu, kuramya kwacu no kwitanga kwacu. Nta yindi Mana ihwanye nawe. Ugira urukundo ruhebuje, uri mwiza, uri Imana yihangana, igira neza, ishobora byose, kandi ihora yiteguye kudutabara no kudufasha. Ni wowe duhanze amaso yacu. Mana, imitima yacu ni yawe, ishimwe no guhimbaza kwacu ni ibyawe wenyine, kuko ni wowe ubikwiriye. Amena. Yari imaze kumubonekera. Data, ubwiza bwawe buhora butugose rwose, buratwegereye kurusha uko tubyiyumvisha. Waratwigaragarije, haba muri Bibiliya, mu nyandiko zindi, mu mabwirizwa, mu masengesho ndetse no mu bandi bantu. Turagushimira uko twigaragariza. Twishimira ukuntu twigaragariza binyuze muri Mwuka Muziranenge, kandi tukurarikiye gutura mu mibiri yacu kugira ngo uyigire imiyoboro yawe. Iheshereze icyubahiro muri twe, kugisha gukunda abadukikije ndetse no kuyobora mu nzira y'ukuri. Amena. Ibindi byifuzo byo gusabira, gushima no guhimbaza. Gushimira Imana imigisha yihariye yaguhaye, kandi uhimbaza Imana ku bw'ubwenge bwayo. Kwatura, fata iminota mike yo kwatura wenyine wiherereye, kandi ushimira Imana n'imbabazi zayo. Cyakora niho hariho umuntu wahemukiye, mufite icyo mupfa, wituma icyo cyasha kigumaho, mwegere, musabe imbabazi, mwegere, muganire, mushaka uko mwakiranura icyo kibazo. Hanyuma asaba Imana ngo iguhe ubwenge bwo gukemura ibibazo ufite, kandi igufashe no mu byemezo ufata, iguhe kunyurwa. Sabira kandi itorero ryawe, sabira aho utuye, sengera ibyifuzo, kandi ita ku muryango wawe. Tega amatwi kandi usubize. Fata umwanya wo kumva ijwi ry'Imana, usubirishe, uhimbaza n'indirimbo. Ushobora guhitamo indirimbo wakoresha. Ibyo tubabwira ko Imana yaduhaye ibyiza byinshi kandi bimaze igihe kirekire, ahubwo dushamo tukagira uburangare tukabyibagirwa. Ariko uyu mwanya mwiza dufite wo gusenga, twiyegereza Imana, tuyubaha, kandi turebeye kuri ba sogokuruza mu kwizera ngo nuko bayubakira igitambo. Mbese birinda cyangwa se bibuza kwibagirwa ibyo Imana yabagiriye byose, bagashyiraho ikimenyetso gikomeza kibigaragaza. Reka dusenge Imana. Mugabo w'amahanga, tugushimiye yuko utugirira neza, tugushimiye kubw'ijambo ryawe no kutwibutsa. Ngaho rero komeza udufashe kugira ngo dukomeze kumva ijambo ryawe mu buryo bukwiye, mu izina rya Yesu.
bavandimwe rero dufatanije turi gushyira hamwe muri iri sengesho. Ushobora gusangiza mugenzi wawe iki cyigisho, ushobora gusangiza mugenzi wawe aya magambo twinjije mu sengesho ukoresheje kumwoherereza iyo video, ariko batarakora subscribe nimuyikore, mukore like, abakoze subscribe mushobora gukora like, mushobora duhe na comment aho ngaho maze dukomeze dushyigikirane. Mushobora kandi kuduhamagara mukoresheje 0782 660 611, 0782 660 611, cyangwa se na 0783 65 43 71. Murakoze rero, twaganiriye byiza, kandi Imana ikomeze kuduhana umugisha twese mu izina rya Yesu, amen.